Abantu bashaka gukorera amafaranga online cyangwa kuri internet, aho waba wibereye hose, yaba kuri telefone yawe, yaba ahantu hose waba uri, ushobora kuba ufite internet gusa. Hari urubuga rwitwa Clickworker. Clickworker ni urubuga ushobora gukorera amafaranga, ukora udutask duto ukagenda ubona amafaranga make mu madolari, ashobora kongera income yawe mu gihe kandi ni task ushobora gukora mu gihe ufite umwanya, igihe cyose ufite umwanya. So urubuga narubonye, ndavuga ni maybe I can share it with you. And hano hari, iyo ugiye kuri urubuga, wenda ndaza gushyira link yarwo muri description, uza ahangaha. Ngiye na create account, hashize iminsi ngingahe create account, ariko hari uza ahangaha ushaka gutangira bushyashya, ushobora create account ukoresheje Google cyangwa se ugasigning up nyine bisanzwe. Urundi rubuga ushaka ari amafaranga n'urubuga bita preply.com. So preply ku bantu bifuza kuba abarimu, abantu bifuza kuba bashobora tutoring like a tutor. So ushobora creating a profile yawe kuri preply.com, ukigisha wenda indimi cyangwa skills zindi zigiye zikenewe. Biba ufite abanyeshuri bari international, abantu bakuru, ukagenda generating income buke bitewe wenda n'amasaha wigisha n'abanyeshuri ufite. So ndaza gukomeza kubakorera amavideo ajyanye n'utuzi twa online ushobora gukorera ahantu mu rugo cyangwa se mu gihe ufite akanya. Ariko wagira any question cyangwa se ikibazo wabaza, watubwira.